ishuri se biragenda ko nabo basubiye inyuma muri iyi minsi biragenda cyane none se utakoze umwaka ndahita mu kanya n'umugoroba akazi mfite muri iyi minsi mwana wanjye akazi muri iyi minsi se rero ngajya gukina n'abandi bantu isata karibu Mizutez. umubasheri mwiza neza nsinyisha bebe neza ko oya ntabwo hari aracyari mu kazi shobora amasaha Alexa n'ubizi nacyagiye tukigana ku byemeza. shobora amasaha byatene nakwikumbuye benda umunaniwe sha Ariko nisimo byatuma ntukanda. Abanzira nizo byata. Bakora sa massage Ntabwo byoroshye. Cyetse unjyanye gutya. nakumbuye sha nakumbuye cyane Ariko rero umuntu akaje agasana neza gutya. reka nanumvana Yanyicaye yanyicaye. ntacyo yakora bebe nshaka gutwara niyore biriya sure kandi nayo mbikumbuye cyane karame arakutishije dukomeze twiganirire arakutse cyane none se ahandi waba ubaho akazi karagenda sheri wa mugabo uri guhamagara sinzi ibye nawe aracyatse wi ndakumva be eze neza yego wowe se meze neza be nta kibazo pe yego yohereze nta kibazo sawa nta kibazo baye akazi keza shiri misali twigarukire twiganirire mukunzi agatambaro se agatambaro se k'igi kandi mbere yo kuguhanagura ahanganye nyine uraza kumera neza
Sure. Tabela ni kumbeye cyane ariko yeah. Blender. Ntabwo wabibwira. Sure. Kubera iki kigabo kiba cyankari nyine ariko nta kibazo. Ndabyibuka sinyabyibagirwa. ariko nakundi ndatekereza ko n'ubundi turacyari kumwe icyo kibazo. Turacyari kumwe babe. Paka. Urabizi ko bakera inzira araniziba cyane. Babe. Utega tundaje. Sheri, ubundi se waje ko ufite agasiripurize hano mu cyumba nkakwereka. Thank you. Bebe ukumbuye. Bebe wani nese ukuhamagaye. Sasa barakaza mfite. Aro. Sorry gatoya. Islam. Meze neza. Ariko umva. Ntuke ikibazo no kuri nandi mu nzira ngiye kuza. Ngiye kuza pe reka nze ndaje muratita ndamugezemo. Reka nze. Nah, transfer kuri telefone. Sawa babe. Love you. I love you too. Okay. irarangira madamu n'umwana baraho ameze neza ahubwo siko mbonye wari uciye ku rugo utabasohoje reka ntiruka mu kibaho hanjye ntabwo nari ko nimukiye dore twimukiye hano hano nzabasura ntacyo wari ugiye mu nzu yawe ruguru hari umuntu hari inzu gusurayo ubwo rero numva uragera ukadusura rero natwe dutuye hano uri gukorera gukorera isanzwe musuhurize rero ndamusuhuza ikirere kimeze nabi ndaza kumusuhuza Oui. Karibu mugabo mwiza. Mwiza ute? Wow. Karine.
Bwiriwe ute? Kumenya mutuje cyane se. turatuje shira akazi kagenze gatiye umunsi mu kazi. Akazi kagenze neza nta kibazo. Kandi ariko ko mbona adashabutse bite. Sinzi ikibazo gafite Ntabwo kumbuye na dadi. Amukombe. Niko mbona nta bugozi bamufitiye. Mama yakurakaje? Nakurakaje uzambwire. Sibyo? Uzandakariza umwana. Gusa ukumva narakaza umwana wanjye ngo bigende bite wowe. Ndabizi ubwo ushobora kuba wamurakaje nuko mbona atishimye. Ntabwo mba nakarakaje kamaze iminsi kigirira ibintu ntazi ibyo ari byo. Iki? Kamaze iminsi kazerera navuga kakirakaza nuko nyine mutonze. Ndekera umwana. Sibyo? Kandi atajya ujya gukina n'abandi bana ntakakubuze, sibyo? Imirimo niba wayirangije ugenda ukine n'abandi bana ntakakubuze kwisangura. Ariko ntugatoze umwana kuzerera. Baby. Oya, ntabwo njye mbishaka. Kubera iki? Kuki ubuza umwana uburenganzira bwose? Kumubuza uburenganzira bwe pe. None se uzajya uhora umuziki hano niba yakoze imirimo jya umureka basi genda akine Umwana wawe rwose ujya ugenda. Sibyo? Ariko ujya witwara neza. Uwo mwana mwiza ukine utahira igihe, sibyo? Ujya umenya ko hano hari imirimo ufashe na mu mirimo. Ndabizi nanjye mba ndi mu kazi, sibyo? Uri umwana mwiza. Mbona aho kugira ngo ategure ameza ko n'isohokera bigenda neza. Telefone ye yasigaye yibigwaho. nanjye se mbizi ngo nakuriye. Ubona ko rero ndaje mwana wanjye Karine, ndaje rero mama wawe. Shabe, uzi ibintu wankoreye nishimye byatari wakoze cyane. Nakumva no kuguha akabizu ariko no kuri kure nyine. Gusa nyine nishimye wakoze cyane. Ni ibiki numvise? Nta birenze shabe, bisanzwe. Nta bisanzwe? Bisanzwe pe, n'umushuti wanjye twari kuvugana amubwira ko yakoze yanyohereje amayinite. Ni ibiki yakoze? Yanyohereje amayinite twamubwira ko yakoze. It's okay. Ariko nawe rero Ahubwo nari muzi